ko wa chairman w'umuryango wacu FPR Inkotanyi. Amazina yanjye nitwa Ingabire Butera Jeanne, ariko abenshi bakaba banzi nka Butera Knowless. Ndi umuririmbyi cyangwa se umuhanzi, niwo mwuga wanjye. Nyakubahwa chairman, kubona aho umuntu ahera nawe asoreza avuga ibigwi byanyu, avuga ibyo mwadukoreye nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, biragoye. Ntaho wahera, ntaho wasoreza. Ariko nge ndibuka nyuma y'uko muhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, haba ku muryango wa papa n'uwa mama, nasigaranye n'abantu batatu. Hanyuma ariko nta gihe cyaciyemo, babiri nabo baragenda. Muri abo babiri harimo na mama wanjye, sigarana n'umuntu umwe. Noneho uwo muntu umwe nawe yari mutoya, ubundi yari akenewe nawe kuba yabona umuntu umurera, ariko afata inshingano zo kurera akana yari asigaranye. Ariko ngewe tuba mu kazu gato cyane, ubuzima buba ikibazo. Hanyuma akajya ashaka uburyo ki twabaho, abona akazi k'ubwarimu, aragenda ariko akabona ahantu kure cyane, bikajya bituma asiga mu gitondo nka saa 9 z'ijoro, ndetse akagaruka bitinze, asigara muri ka kazu. Ako kazu twakitaga ikibahima, kubera yuko nyine katurukiraga kuba hanze, asigara muri ka kazu. Rero nafite akagera, ngiraga ubwoba, natinyaga ijoro, nkavuga se mana yanjye no ibintu bizashobokara. Hanyuma nza gushaka tekinike, uvuga rero ubwoba ntabwo bizashoboka. Ngewe angiye guhangana n'iri joro n'amanywa, nzajya ndara nsakuza, mbyuke nsakuza, ndirimbira hejuru, ku buryo niba ari umugizi wa nabi, niba ari umujura, niba se wenda ari igisimba, kuko narakana gato mvuga n'igisimba cyansanga mu nzu kikanani, cyangwa se umuntu waba yamenya amakuru akavuga ati uyu mwana w'umukobwa ari mu kazi uko wenyine ntanamuhohotera. Ibyo bintu byose nibyiteranya bikumva rwa rusaku biceho, bivuge biti kano kazu karahinzwe. Ibintu narabikoze, tekinike icamo, nta kintu nabaye. Hanyuma urwo rugendo natangiye amashuri abanza primaire, ndayiga irarangira. Ariko mu kurangira tugira koba cyangwa se none secondaire umuntu arabigenza gute. Ibintu byari ibibazo, turi kubunza imitima tugira gute, dusanga mwaduciriye inzira. Nyakubahwa chairman, secondaire narayize irarangira, nta giceri mutwishyuriye. Ibyo ntabwo byarangiriye aho ngaho, na universite nayo ndayiga irarangira. Ariko hagati ubwo ngubwo niho natangiriye n'umwuga w'ubuhanzi n'ibiki, n'akantu kagenda kaboneka. Akantu ni amafaranga. Nyakubahwa chairman, noneho hanyuma ntangira kuvuga rero ibintu biri gucamo, akantu kari kuza fine, ariko nakomeza n'amashuri nta kibazo. Nkomeza no mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters. Nshakisha ishuri ndibona ku ishuri ry'Abanyamerika riri hano mu Rwanda ryitwa Oklahoma Christian University. Njyayo bankubita ibiciro, nkabona ibyo biciro birahambaye, biri hejuru. Umuntu umwe arambona avuga se ko mbona uri ahantu gutya, amafaranga ubwo nta guteye ubwoba. Ndavuga niko bimeze. Arambwira ati rero genda ushake 1/2 cy'ayo mafaranga, kubera yuko andi yose asigaye guverinoma y'u Rwanda mubereye umuyobozi. Nyakubahwa chairman, barabirangije, barayishuye. Umubyeyi. Hanyuma urugendo rurakomeza. Nyakubahwa chairman, murumva nababwiye akantu karaboneka. Nari mfite inzozi nyinshi cyane, mu nzozi nyinshi zaciyemo n'izitaracamo harimo no kubaka inzu. Kuko naravugaga aka kazu nakuriyemo gatoya, nkeneye inzu nini ku buryo icyumba nzajya mba naryamyemo atari icyo mbyukiramo, mu rwego rwo kwisanzura. Hanyuma nangira gushaka rero ahantu, nagera Kigali nkabona akantu kakabanza gatoya, ntabwo bishoboka. Ahantu hose nkabona ntabwo mishimiye. Ndakomeza Nyakubahwa chairman, fatanyije n'umufasha wanjye Clement, turamanuka turenga kiriya kiraro Gahanga. Tubona hariya agasozi hejuru ahantu bita
tugera ahantu bita Karumuna. Ubwo nuko nguko twinjiye Bugesera, nuko nguko ninjiye. Abantu ba Karumuna barahari na Bugesera muri rusange. Twageze muri uriya musozi nyakwacu amazi, tureba kari Akagera. Bahagaze ari amazi, uhita ubona ari urwererane. Ibintu byo kubasa na Nyabarongo ntabyo ushobora kubona. Twese tuvuga naha nta n'ahandi, naha twashakaga. Nitwaza twenyine, amakuru ntitwayiherana, dushaka abagenzi bacu ba Tom Close, ba Platini, ba The Ben, abartiste batandukanye ndetse n'inshuti z'imiryango, ko twari twarabonye n'imiryango. Turaza turubaka. Ariko muri iyo process nyakubahwa Chairman, bana Abanyakigali nabo ntabwo babonye. N'abacane bamwe muri bo ntabwo ari bose. Baguca intege, baratangira bavuga se ririya shyamba mugiyemo muhunze iki, mugiye mu ishyamba kwiyoberamo noneho. Bakatubwira bati rero niba muri abantu bigize abantu bakunda ibidukikije amashyamba, mutwemeze mugende mu mashyamba ya za Nyungwe tubabone, tubashime tuti mwarakoze, cyangwa na Nyungwe niba abana ntoya kandi mwambuke ibyo bihugu by'abaturage tubemere nyine nk'abantu bakunda amashyamba. Umuntu rero w'inshuti yawe ukwegereye ashyizeho ako kantu ntabwo urakwiriye. Ariko nyakubahwa Chairman, ikintu cyadukomeje tukaguma muri ubu Bugesera ni vision yawe, uko twizera muri ibi. Twaravuze tuti twarebye vision mufitiye u Rwanda, tureba vision mufitiye buno Bugesera, no tukisha tukiganira umusaza agize gutya afata ikibuga agikubise mu Bugesera, afashe imihanda. Nyakubahwa Chairman, hano hari abantu baca muri iriya mihanda ya Gahanga baza hano i Bugesera bakifotoza bakabeshya ngo bari bari mu Burayi kandi bari bari mu Bugesera. Ukareba ibyo bintu byose ukavuga ati ndaguma hano byanze bikunda. Turahaguma, bigenda neza, turatura, turatekana. Ariko noneho nyakubahwa Chairman, ikintu mwadukoreye abantu b'abajene turavuga ngo mwakoroza umuti, mwadukoreye umuti mu buryo butabaho. Tugiye tubona mu buryo butunguranye, mwebwe na madame mutubereye abaturanyi b'i Bugesera. None ibintu mwabishyize ku rundi rwego nyakubahwa Chairman. Ibintu ba bantu baduhamagaraga batubwira mwagiye mu mashyamba, mwagiye mu iki byose, wajya kumva umuntu araguhamagaye, alo wanshakiye akabanza niyo kaba 15/5, ariko nanjye ngatura mu Bugesera. Ugahita wibuka ya magambo yakubwira, umva zamuka mu ijuru rya Gasogi naho hari ibibanza n'imiturire. Bugesera bwararangiye. Itariki ya 15 yaradutindiye, sinzi umuntu wayishyizeho, ni kure bitabo ku buryo mu rwego nyine rwo kuba tayari tuba tumeze gutya, kuvuga uti ntawamenya, ushobora kuba uri gupitapita aho ngaho ukabona akantu k'agafomu kariho igipfunsi ukabura ateye urimanukiye, uragiye ukagenda utanaseze. Abanyabugesera barabizi ko ako kageso gucaho batanaseze ataba ari ubwa mbere bagakoze, ariko nuko nguko turi tayari nyakubahwa Chairman. Nyakubahwa Chairman, arigiwe uhura n'abantu bakavuga ngo iryo terambere n'iry'i Kigali ahandi hose ntari hari n'ibiki, kandi bakuzi ariko murabizi ko ahandi hose ari bombi kandi babazi ukuri, bakabura icyo bavuga, za nkwenkwe zabo bakazishyira hirya, ukabaha ukuri nyine ukikomereza. Rero ntago twabona ukuntu tubashimira nyakubahwa Chairman. Twana twari duto, tuba muri twa tuzu tw'udupfubyi tudafite icyerekezo, tudafite uwo tubwira, tutazi ngo ejo bizacya bimeze gute. Mwaratureze turakura, tubamo abantu bakuru bazima aribo batwebwe. Kereze kuri icyo twarashibutse, natwo twagize utundi twana twacu. Ubu ngubu iyo turi kuririmba ntabwo turirimbishwa n'agahinda, turirimbishwa n'ibyishimo.
ni bamwe mu banyarwanda bato bishimye nta stress bafite kubera yuko babona icyizere mu babyeyi babo. Nyakubahwa chairman, iyo twebwe baraye ijoro nitwe turibara, nitwe tuzi aho tuva n'aho tugana. Iyo dutekereje ku bintu byose mwadukoreye tukaba abantu nkaba mpagaze ahangaha ndimo kuvuga gutya, ntarigeze mbona yuko icyo cyizere gishoboka. Ubu tubafitiye umwenda munini, n'umwenda tutabona ikintu twishyura, n'umwenda udashobora kuvamo. Gusa nk'abanyarwanda, nk'urubyiruko, nk'abajene, ikintu twabizeza nyakubahwa chairman ni uko turi bato batari gito. Turi bato batari gito, kandi ikindi twabizeza ni uko aha n'ahariho hose muzashingura ibirenge, muzizere yuko twahateje intambwe. Niho intambwe zacu zishingiye, muradufite kuri ubu n'ejo n'igihe kizaza. Ngana ku musozo, nyakubahwa chairman, aka ni akantu kanjye, ariko ndabizi yuko n'abanyabugesera benshi tugahurije rwose pe. Gahunda nirangira mwaruhutse, ibintu bimeze neza, twabibabwiye yuko twebwe turi tayari, inkoko niyo ngoma, ariko ibintu bigenda neza, mwabonyemo umwanya, mwaruhutse, muzagire gutya mudutungure nyakubahwa chairman, mudutumire nk'abanyabugesera b'abaturanyi hariya mu rwuri rwanyu kabisa. Sibyo? Tuze nyakubahwa chairman, dutaramire ziriya nyambo, twishime, twinegure. Mu kinyarwanda niyo habaye ibintu nk'ibi, habaho no kwinegura. Tuze twinegure, ubuzima bukomeze neza. Murakoze cyane. Hanyuma rero turi kumwe, FPR oye! Murabizi mwese yuko FPR ari umuryango wawe, bakira bose, udaheza, ndetse n'ibintu byabo ubona wanezerwa. Rero ndagira ngo mufashe n'amashyi menshi cyane, ariko menshi.